Episode yacu ya 208 igeze ahantu iryoshye cyane, kuko ubu ngubu tuvugana Isabella yabashije kuba yavugana n'umwunganizi wa FEB kuri telefone, bagera naho bahura amwerurira ko agomba kwijyana mu maboko ya polisi kandi bidatinze, ndetse ku buryo yanabashe kuba yamusaba kumutekera ibiryo byiza kugira ngo byibuze abigere impamba. Bivuze ngo rero inzozi za Hunter zo kuba rwose yaba umwere agataha zirimo ziragenda zijya mu buryo kandi ziba impamo. Ikindi twagarukaho nuko uwo tuzi nka Jeanne yajyanye na sheri we Mudugudu kuba yasura Hunter kuri gereza anafungiwe. Muri rusange hakagaragara ifu riteye ubwoba hagati ya Jeanne ndetse na Mudugudu, ku buryo ku munota wa nyuma bakiva kuba basura Hunter, Mudugudu yaje kuba yagaruka mu rugo iwabo wa Jeanne kuba yamugerageza bwa nyuma. Aramwerurira aramubwira ati burya koko Hunter ashobora kuba ari we mukunzi wawe w'imena, kuko ari we ubashe kuba wabwira amagambo meza arenze ayumbwira. Mugereranije uburyo ki Jeanne agira ubutiku n'ubugambo bwinshi, akaba n'inyaryenge n'inararibonye mu kuba yajisha abantu. Muri rusange rero ntawamenya igihishe ku mutima we, ugereranije n'urugwiro agaragariza abantu. Ndetse nanone Micheline n'umugabo we bakomeje kuba bacura umugambi utari mwiza wo kuba basinyisha cyangwa se bakora ibishoboka byose kugira ngo bakange Hunter ahantu afungiwe ko igihe atemeye gusinya ko inzu ari iyabo agomba kuzaheramo. Ariko aho barishuka kubera ko Hunter ibye birimo biragenda bijya ku murongo, yaba FEB ndetse n'umwunganizi we ndetse n'abandi. Kabone nubwo nka Mudugudu mbere y'uko ajya gusura Hunter kuri gereza twamanje kubona we na Jeanne bavugana bishimye ko Mudugudu azarwanirira Hunter ndetse akavuga ukuri kose. Ariko sinzi niba iki kibazo cyavutse hagati ye na Jeanne kitazakoma umugambi mu nkokora, bitewe n'uko Jeanne yagaragaje urugwiro rwinshi imbere ya Hunter kuri gereza. Micheline rero arakomeje ashaka inzu atubatse, inzu atakoreye, inzu umugabo watigeze ashakisha ngo abone ku ngufu, ku buryo arimo arabyumvisha umugabo we kuko yiyemeje kuba yakora amabara ndetse yarushaho kugira uburakari nk'ubw'inzoka ndetse n'umugambi mubishya, kugira ngo Hunter abashe kuba yaguma muri gereza cyangwa se agataha igihe yemeye gusinyira ko iriya nzu bayegukanye ari iyabo. Ese mu by'ukuri uyu mugambi wabo uzagerwaho Isabella niyishira mu maboko ya leta akemera icyaha yakoze cyo kuba yarateye ibyuma akanatwika uyu mugore Isabella w'umugome ndetse usa naho ari umwicanyi mubi, biba urwango mu muryango wose ndetse no mu bandi bantu bose, kugira ngo abashe kuba yagera ku mwanzuro yiyemeje kuba yafata. Ikindi kandi agaragaza ubugome nk'ubw'imiri, bitewe n'uko muri rusange ashaka kuba nk'umwamikazi. ndavuze ngo ikayobora kugeza aho Nkuranga rero amaze kuba inganzwa ya rutura, agendera ku mabwire ndetse n'amategeko cyangwa se n'ibyifuzo by'umugore we Micheline. Vumiriya nawe mama warahangayitse cyane, ahangayikishijwe n'uko yataye umwana ndetse yamara guta umwana akaba akeka ko cyangwa se akaba arimo arabwirwa ko ashobora kuba yarashatse undi mugabo, ndetse akaba yumiwe. ubu ngubu gahunda yaramarira gusa, dore ko muzika yifite n'ikibazo cy'ubumuga busa naho budakira, agendera mu mbago. Muri rusange
Vumilia akaba arimo kunga mu bikomere mama we yifitiye by'uburwayi bw'ubumuga bw'amaguru. Ndetse ikindi twakomeza kugarukaho nuko Isabella muri rusange we amaramaje mu kuba yakwemera cyangwa ko yavuye mu rugo yeruriye Tereza ati ngiye kurangiza umurimo ndetse n'akazi natangiye. Ese mu by'ukuri wowe uratekereza iki kuri Hunter ubungubu? Inzego z'umutekano kuba zigerageza kumukuramo amapingu zikamuhereza abagize umuryango kugira ngo babashe kuganira, ni ikimenyetso kigaragaza ko yamaze gukurwaho icyaha. Gusa barimo gushakisha ikintu gishobora gutuma yaba umwere burundu hanyuma agataha. None se ubwo uwo tuzi nka Nkuranga n'umugore we mu by'ukuri urumva icyerekezo cy'ubuzima bwabo ari ikihe? Aho ngaho ntidushobora kuvuga ko umutego barimo guteka ku iherezo ushobora kuzabashibukana, maze twebwe nk'abafana ba Hunter tukazaririmba ikigeragezo si karande kandi si n'umurage. Ese mu by'ukuri episode ikurikira iduhishiye iki? Wowe uratekereza ko episode ya 109 iguhishiye iki?